Bakunzi musanzwe mutumenyereye aha ni kuri F1 TV nge ndi P Films Pro. Uyu munsi rero tugiye kubereka byinshi mwagiye mubona, tugiye kubereka ibyo mutamenye cyangwa se nk'umuntu ugiye gutangira amasomo yo kwiga filmmaking. Kuri ubu ngubu tugiye kubatangirira production, tugiye kubereka amasoft agiye atandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Ndagira ngo rero icyo mbasaba ni gukora subscribe, mugakora share, mugatera comment, tukatuhora tubakorera umunsi ku wundi. F1 TV, Factory Wandwa Magana TV. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo ki umuntu ashobora kweditingamo ku buryo bworoshye ku masoft agiye atandukanye ndetse mu buryo bworoshye. Aha tugiye kubereka uburyo ki soft bita FILMORA cyangwa se Wondershare FILMORA9. Hari uburyo zigiye zitandukanyemo, hari FILMORA X Pro, hari FILMORA zigiye zitandukanye, hari ama application agiye atandukanye cyangwa se ama soft editing, ariko kuri no munsi none tugiye kubereka application ya FILMORA9. Tugiye gutangira rero tweditinga. Urabona iyo ugifungura soft yawe igifunguka bahita bakwereka ahantu hari file, edit, hakaza ahantu bita tools, view, export na help. Uvuga ngo aha bita file, hari icyo bita hano creating a new project, hakaza icyo bita open project, hakaza open recent, import media, download media, record media n'ibindi bigiye bitandukanye. So hano rero baratubwira ngo import media, buri kantu kose kagiye gafite fonction igiye itandukanye. Hano munsi hari aho bita media. Iyo uri kuri media tuba dufite uduce tugiye dutandukanye tubiri. Iyi screen, iyi ngiyi tureba, iyi ni screen aho dushyira project zitandukanye. Naho ahangaha akaba ari mu gace kagenewe guplayingiramo project uri mu kubireba, ni screen iprojectingiramo ibyo turi kureba. Aha rero tugira icyo bita audio lab, cyangwa se audio dushobora kuba twavanamo ama audio kugira ngo tubashe kuba twayakoresha, yaba ari nka sound track cyangwa se ari nk'indirimbo runaka dushaka gukiniramo muri background igucano kuri audio. Titles cyangwa se text. Titles rero ho habaho hari format zigiye zitandukanye ushobora kuba wakoresha mu buryo butandukanye kugira ngo ubashe kuba wakeditinga amagambo. Ikiza cya FILMORA, ibintu byawe byose biba biri automatique, niyo mpamvu twabwiye ngo biba byoroshye. Nk'ubu twabetse kuri screen duplayingiramo kugira turebe ibikorwa byose. Dore nahangaha iyi niyo bita FILMORA, ushobora kuba wakeditingiramo ukabasha kuba wakora filimi zitandukanye. Aya ni amagambo rero ushobora guhitamo iryo wifujije ukabasha kuba wakeditinga. Aha tugira transition rero icyo bita transition ni uburyo ki video igomba guhindukamo mu buryo butandukanye. Icyo twakita wenda hari igihe ujya ukabona iraslidinze, na transition na akantu ushyiramo gatandukanya agace n'akandi ka video wafashe cyangwa se footage wagiye ufata. Iyi transition rero uzishyiramo mu buryo butandukanye. Hari za black and white, hari za rolling, hari za blurry n'izindi zigiye zitandukanye, hari za fading, hari za curing, hari za 3D. Ibyo byose ugenda ubishyiramo bitewe n'iyakunejeje cyangwa se bitewe n'amategeko yo kweditinga. Hano tukagira effect rero hano nicyo bita amarat na ama effect aba yaragenewe kuba twahindura amabara ya video runaka twashatse kuba twakora. Wenda hano hakaba icyo bita elements.
elements rero nizo ushyiramo bitewe n'utwo wifuje kuba wakora nk'udu fresh. Urabona hano hari utuntu za comics ushobora gushyiramo, hano hari cycle, nyine bitewe n'uburyo ki wifuje kuba wakoramo video yawe. Udu fresh, udu sound n'utuntu nk'utwo tumeze nka twa emojis ushobora kuba washyira muri video yawe. Icyiza cyano tuba turimo biro automatique nk'iyi fresh, ugahita ushyiramo fresh kugira ngo ubashe kuba wakurikiza amabwiriza cyangwa se n'amategeko y'izi elements washatse gushyira muri video yawe. Ahangaha wenda reka noneho twimporting, dusubire kuri media, dukore importing video, noneho twediting turebe ko bikunda. Iyo ugifungura hariya uhita ujya kuri local disk runaka washatse kuba wakoreraho cyangwa se washyibitseho footage zawe. Reka wenda twinjire hano kuri Peter, dufungure turebe wenda reka dufate hano, reka turebe size kugira ngo tuzibone. Reka wenda dufate izi footage z'umupira. Aha uhita ukanda open, ukanze open zihita zijya hehe, zijyamo. Aho uzakunda don't show this message again, ugahita ukanda yes, zihita zijyamo. Noneho urabanza ugaplaying, ukabanza ukareba ese footage natwaye ibanza ni iyihe cyangwa se ikurikira ni iyihe. Hari igihe rero uzazishyiramo ukabona ziratandukanye cyangwa se ntago zikurikiranye, kubijonjora bikakugora. Icyo gihe icyo uzakora, uzaza hano kuri kano kantu, aka box gasa nkaho gafite utuntu twinshi, ni view option iko bayita, ukayikanda ugahita ujya kuri view, hakaba sort by, hakaza na group by. Iyo dushyize kuri sort by, hari sort by name, sort by duration, sort by type, sort by date created, na ascending na descending. Uhita ushyira kuri duration. Ushyize kuri duration zihita zigira iki, zihita ziguma kwa kundi mu gihe wazifashe. Noneho iyo zivangavanze urongera ugasubiramo ukajya kuri sort by, ugahita wongera ukabisubiza kuri sort by name. Icyo gihe amazina cyangwa se nimero uko zikurikirana zihita zikurikirana. Urabona ko byari biri kuri 70, kuri 10/14 indi gaherwa na 57, ariko urabona ko bise bikurikirana herwa 5 na 1, 5 na 7 na 14 bitewe n'uburyo ki zagiye zifatwamo. Icyo gihe rero ukanda kuri kamwe ukaga selectinga, ukanda kuri uhita ukanda kuri rino buto ryemeza kuri mashini yawe, ugahita ukurura suri ugahita ugeza kuri iki gice. Iki gice rero kiri full, iki niho tubushobora kuba twagira iki, niho turambika iki, iyi timeline niho turambika video. Noneho tukongera tukajya gufata iya kabiri nayo tukayijyana kuri timeline yacu tukayihuza na ya yindi. Iyo tumaze kubihuza iyo timeline, ushobora gukanda iyo kano ino suri yabaje kuba kuri kuzaho kano kantu kameze nk'utu fresh tubiri. Iyo ukanze kwemeza ushobora kuba wakurura timeline yawe ikaba ntoya kugira ngo ubashe kumenya aho ukurikirana we editinga, cyangwa se ukayongera kugira ngo ubashe kureba uburyo ki igendamo neza. Tubabwira ngo ni kuri F1 TV, tubabwira ngo ni amasomo ya editing cyangwa se video production tugiye kujya tubacishirizaho mu minsi igiye itandukanye cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye.
ahangaha reka dukomeje icyo tubabwira no gukora subscribe. Umuntu ushaka kwiga production bikorohereye, kanda subscribe, ukande share ndetse na comment, utubwire niba koko iri somo hari icyo rikunguye, hanyuma tujye tugira iki tubibaha mu buryo bugiye butandukanye. Aha ukaza ugafata indi footage ya gatatu nayo ukayimanura ukayigira iki ukayigeza aha. Ahangaha rero iyo umanuye gutya ubu uvanyemo volume, iyo kano kaganza kagiyeho ukayizamura ukayiheza ubuzamuye volume. Ushobora kuba wacaga mu zindi nzira. Izindi nzira ni igihe ufata ya footage yawe ka gace washatse kuzamurira volume, warangiza ukagira iki ukakanda inshuro ebyiri, double click, hahita haza video haba harimo transform, hakazamo compositing, hakaza stabilizations, hakazamo chroma key, hakazamo lens correction, hakazamo na video effects. Noneho uza kuri audio. Iyo ugiye kuri audio urabona ko hano twayigejeje ku 100%, ariko iyi ikiri original ibiri kuri 50%, noneho ukayizamura ukayigeza ku 100%. Nkuko twazizamura volume mo hano, iyo uyimanura urabona ko na hariya iramanuka, wayizamura na hariya ikazamuka. Abari basanzwe rero baca bakanda kuri double click bakajya kuri audio bakazamura volume, urabona ko mwirushyaga cyane. Aha turakomeje isomo ryacu rya video production online, mubwira ko mwakora subscribe GNP Films Pro. Tubabwira ko dukomeje kubigisha Filmora mu buryo bworoshye, mugakomeza mukiga uburyo wakeditinga. Tuzabigisha n'andi masoft agiye atandukanye yo wakifashisha editinga video yawe. Aha rero iyo umaje guhuza uraza ugaplayinga ukareba ko video yawe igenda neza. Urabona ko igenda, urabona ko batsinze igitego. Aha turakomeje kugenda ukora save. Aha urabona ko umaze kubona ko ufite video yawe. Hano ino kipe abe itsinze igitego, ukavuga ati n'indi irakinye iracenze, ukavuga ati wenda iyi footage sinishaka, akacake aho igitego cyabaye. Nka kino gitego ko cyari cyabaye bagitsinze, ushobora guhita ukanda hano ku gakasi no kuyikatamo kabiri, ugahita ukanda kuri delete ukayisiba, ukongera ugakanda right click ukayirya copy, warangiza ukayikora iki ugakora paste. Icyo gihe ukoze paste ushobora kuba wayikorera, ushobora kuba wakora speed cyangwa se ugakora slow motion cyangwa se speed up. Ushaka gukora slow motion kugira igitego kijyemo neza, ukandamo ukaza hano kuri kano kantu ka speed ukahakirika, ukajya kuri slow ukayishyira wenda kuri 0.25, igahita iba ndende. Ibaye ndende rero wemeje OK, urabona ko cya gitego cyongera kikagira iki kikisubira biri muri motion. Tugiye n'uburyo cya gitego cyagiyemo tubona neza ku mutwe, kigahita kigira iki kijyamo. Aha ubu maze gukora reverse, urabona ko mbere cyagendaga neza cyihuta, ariko mu buryo
igihe tutabibonyemo neza wenda nkaho tutabibonyemo neza duhita dukora iki, tugahita twihutisha tugenza gake ya video kugira ngo turebe uburyo ki cyagiyemo. Iyo kimara kujyamo rero urumva ko video yacu ibirangiye. Uraza ugakandamo hano cyangwa se ukayegeranya, warangiza ugahita ujya kuri transition, uramanuka ukaza ugahitamo transition wenda iyi ukayishyiramo hagati, ukakwedura ya timeline yacu. Aha ukagabanya fading out, fading in, noneho warangiza ugaplayinga video tujyamo kuruta komereza. Iyi bita transition bita kaleidoscope, iyo twabishyizemo komeze igende. Tire iyo dushatse irangiye ukanda kuri export. Hano bahita bavuga ngo your computer seems to be offline causing a connection error, please check your connection and try again. Tubibutsa ko iyi Filmora idakoresha online ahubwo ikoresha iki, ikoresha offline. Ukanda OK, ukanze OK bahita baguha forma ushobora kuexportinga. Format hano hari MP4, hari MMV, WMV, hakaba HEVS, hakaza AVI, hakaza movie, hakaza F4, MKV, TS, 3GP, MPG -2, WebM, GIF ndetse na MP3. Icyo gihe rero igiye kuyirandanira cyangwa se kuexportinga, kandi urabanza ukara kuri local, kuko iyo ugiye kuri device hari ibindi bintu baguha device forma za phone, za iPhone, za iPad, za Apples, akaguha za Apples TV 4K, iPod, bakaguha Galaxy n'izindi zigiye zitandukanye zose turi kubona kuri screen. Iyo ugiye kuri YouTube ni igihe ushaka kuba exportingira online, ndetse bakaguha Vimeo na DVD. Ujya kuri local rero kugira ngo ubashe kuba exportinga muri local disk yawe. Aha rero uhituza ukabanza ukaneminga, yitwaye tuyise Apple tugashyira kuri caps lock, gasiba kanda Apple FC. Aha nibwo buryo ushobora kuba wake-exportingamo video yawe ukoresheje FILMORA9 Wanda Share FILMORA9, ukabasha kuba wakora video yawe wibereye iwawe. Aha irimo irarandaringa, noneho warangiza ukaba wabona video mu buryo bukoroheye. Aha twigaga guteranya video cyangwa se footage zawe ukoresheje video editing cyangwa se application editing bita Filmora. Tuzagenda tubereka n'andi maki agiye atandukanye n'utundi tuntu tw'ubwenge ushobora gukoresha video yawe igasa neza. Tubabwira ngo mukurikirane F1 TV
nakagaruka mukore subscribe, share. DNP Films Pro. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV.